Welcome to Gorilla Gospel TV. Muhawe ikaze kuri Gorilla Gospel TV. Mugiye kubana nange Nazir JJ mu ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko igira iti Imana ifite imbaraga zo gutabara n'imbaraga zo gutsinda. Ni ijambo dukura mu ngoma za kabiri igice cyaho cya 25 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Haravuga ngo Amasiya yari amaze imyaka 25 avutse. Ubwo yatangiraga gutegeka amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Yehoyadini w'i Yerusalemu akora ibishimwa n'Uwiteka, abikorana umutima utunganye ariko si rwose. Bukeye amaze kuganza ku ngoma ahora abagaragu be bishe se ari umwami, ariko ntiyica abana babo, ahubwo agenza nk'uko byanditswe mu mategeko yo mu gitabo cya Mose, uko Uwiteka yategetse ati base ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base, ahubwo umuntu wese azicwa bamuhora icyaha cye. Kandi Amasiya ateranya Abayuda bose n'Ababenyamini, abatunganya uko amazu y'abasekuruza ari, ngo bategekwe n'abatware batwara ibihumbi n'abatware amagana. Abari bamaze imyaka 20 bavutse n'abasagije arababara, abona ari abagabo batoranijwe 3,000 babasha gutabara bagatwara amacumu n'ingabo. Kandi agurira abagabo bo mu Bisiraheli b'abanyembaraga b'intwari 100, atanga italanto z'ifeza 100. Hanyuma haza umuntu w'Imana aramusanga, aramubwira ati mwami, ntukundire ingabo z'Abisiraheli ko mujyana, kuko Uwiteka atari kumwe n'Abisiraheli. Bisobanurwa ngo Abefurayimu bose. Ariko niwanga ugatabarana nabo, nubwo warwana intambara ufite ubutwari bungana bute, Imana izagutsinda imbere y'ababisha, kuko Imana ifite ububasha bwo gutabara n'ubwo gutsinda. Amasiya asubiza uwo muntu w'Imana ati ariko se iby'italanto 100 nahaye ingabo z'Abisiraheli bibaye bite? Umuntu w'Imana aramusubiza ati Uwiteka abasha kuguha izirutaho cyane. Nuko Amasiya arobanura izo ngabo zari zije aho ari zivuye i Bwefurayimu ngo zisubire iwabo. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Imana yacu nishimwe. Turaje mu bwiza bw'Uwiteka Imana. Tuje kumva ndetse ijwi ry'Uwiteka, ikijambo ry'Imana ritubwira. Tumaze gusoma mu gitabo cy'ingoma za kabiri igice cyaho cya 25 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 9. Twumvishe ubuzima bw'umugabo witwaga Amasiya. Uyu mugabo witwa Amasiya yabyarwaga n'umwami w'Abayuda witwaga Yowasi. Uyu mugabo witwa Yowasi akaba nawe yari umuhungu wa Ahaziya. Uyu Ahaziya yagiraga nyina witwaga Ataliya. Uyu Ahaziya akaba atarigeze agendana umutima wo gucira bugufi Imana, kuko yaje kwifatanya n'umugabo witwaga Yehu utarigeze wubaha Imana, wari umwami w'Abisiraheli. Mbibutsa ko nyuma y'uko Salomo atanze akava ku bwami,
yari yarashatse abagore barenga 1,000 muri abo bagore Imana yari yaramubujije kuzigera ashaka mu bwoko bw'abanyamahanga kubera yuko bagiraga imana z'ibigirwamana. Ariko icyo kintu Salomo ntago yigeze acyumvira ngo agishire mu bikorwa. We yakoze ibya biri mu mutwe we, ashaka ndetse abagore barenga 1,000. Rero niyo mpamvu uyu mwana witwaga Ahaziya yaje kugira nyina. Uyu nyina witwaga Ataliya akaba ari umugore wakoraga ibyo Uwiteka yaziraga, akasenga ibigirwamana kubera yuko nibyo yakomokagamo. Rero yagiraga inama zo kutubaha Imana umuhungu we Ahaziya, biza gutuma Imana imugirira uburakari ndetse iza kumushira mu maboko y'ababisha, iramuhana ndetse baramwica ava ku bwami. Icyo gihe amaze kwitaba Imana, uyu nyina witwaga Ataliya nibwo yahutse mu rubyaro rwe rwose, arwicisha inkota ararurimbura, ndetse aba ari we usimbura ku ngoma y'umuhungu we Ahaziya. Ariko icyo gihe ntabwo yabashije kurimbura abana ba Ahaziya bose, kuko umwana w'umukobwa witwaga Yehoshabeyati, n'umukobwa w'umwami wafashe umwana umwe wa Aziya wari umuhererezi yitwaga Yowasi, ndetse aramujyana aramwiba, aragenda aramuhisha aramurera. Hashize igihe uyu mwana Yowasi yaje gushirwa ku bwami n'umutambyi mukuru witwaga Yehoyada, amushira ku bwami bwa se Ahaziya, ndetse wa mukecuru witwaga Ataliya wari warisha abavandimwe be nawe bamutsinda aho ngaho, ava ku bwami gutyo. Uyu mugabo Yowasi yagendanye n'Imana, agendana n'Imana mu gihe cyose yari kumwe n'uyu mutambyi witwaga Yehoyada, atangira gusana inzu y'Imana ndetse akora uko ashoboye kose, agendera mu nzira zo gukiranuka. Ariko igihe uyu mutambyi mukuru yaramaze kwitaba Imana, uyu Yowasi ntabwo yakomeje kubaha Imana, ahubwo yarahindukiye aragenda yifatanya n'umwami w'Abisiraheli, ndetse batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwo mugabo Yowasi nawe Imana iza kumuhana kubera yuko yakoze ibyangwa n'Uwiteka, imushyira mu maboko y'ababisha be, nawe arapfa, Imana iramurimbura. Rero uyu mugabo Amasiya niwe twaganiriyeho ndetse niwe tugiye kuganiraho. Uyu mugabo Amasiya yari ubuvivure bw'umwami witwaga Salomo. Uyu mugabo Amasiya yari umuntu wubahaga Imana, ariko ndetse yakomeje kugendera mu nzira y'Imana, ariko igihe kiza kugera akora ibyo Uwiteka atashimaga nawe. Ijambo ryatubwiye ngo uyu mugabo amaze imyaka 25 avutse, ubwo yatangiraga gutegeka, ngo yamaze imyaka 29 i Yerusalemu. Ariko uyu mugabo amaze gufata ingoma, amaze kubona ubwami bwe bumaze guturiza imbere, ikintu cya mbere yakoze, yahise yihorera abagabo bishe se bari mu bagaragu be, ndetse nawe abahora icyaha cyo kwica umubyeyi we. Arangije, ikindi cya kabiri uyu mugabo yakoze, yagerageje gutunganira Imana, ndetse akajya yumvira inama Imana yamugiraga. Mbibutsa ko insanganyamatsiko turimo turavuga kano kanya ari insanganyamatsiko igira iti Imana ifite imbaraga zo gutabara ndetse n'imbaraga zo gutsinda. Ubwo uyu mugabo witwaga Amasiya yari yiteguye urugamba kugira ngo ajye kurwana n'ababisha be, uyu mugabo yabonye
ababisha be bamurusha imbaraga. Kuko ndakwibutsa yuko nyuma y'aho umwami Salomo yatanze iki gihugu cy'Ubwisiraheli, ryahise gicikamo ibice bibiri bitewe n'umuhungu we witwaga Yehoramu. Yaraje bamusaba yuko yabafasha, ndetse yabafasha akabadohorera, akabagabanyiriza ku buretwa se Salomo yabakoreshaga. Uyu mugabo witwaga Yoramu rero ntago yigeze yumvira icyo Abisirayeli bamubwiye, ahubwo arababwira ngo uburetwa data yabakoreshaga nge nzabukuba inshuro nyinshi. Ndetse arababwira ngo agahera kase igikumwe cye kikaruta kure. Mu yandi magambo yarashatse kubasobanurira yuko uburetwa se Salomo yabakoreshaga. Mbibutsa ko ku bwami bwa Salomo ariho hubatswe urusengero, ndetse bakoze imirimo myinshi cyane, bigatuma rero ubwoko bwa Bisirayeli bwari bwaramaze kunanirwa. Nicyo cyabateye kuza ku ngoma y'uyu mugabo witwaga Yoramu kugira ngo bayiyoboke. Baramubwira ati tugirire neza, udukize ingoyi ndetse y'uburetwa n'ubucakara Salomo yadukoreshaga kugira ngo tukuyoboke tunezerewe. Ariko ntibyaje gukunda, ahubwo uwo mugabo Yoramu yaje kubahakanira. Amaze kubahakanira, bitera Abisirayeli kwitandukanyamo ibice. Igice kinini cy'Abisirayeli cyahise kimwiyomoraho, ndetse baramugandira. Uko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Cyaramugandiye. Kimaze kumugandira, uyu mugabo asigarana igice kimwe cyitwa igice cy'Ubuyuda, ndetse iki gice cy'Ubuyuda ndetse n'igice cy'Ababenyamini. Iki nicyo Amasiya yagumanye. Nawe nicyo yategekaga. Amasiya yari umwami w'Abayuda ndetse n'Ababenyamini. Ndetse ku ngoma y'uyu mwami Amasiya, igihe cyaje kugera, ndetse ubwami bwa Edomu bushaka kumutera. Uyu mwami Amasiya nibwo yafataga Abisiraheli bose akababara, agatoranyamo abashoboye kujya ku rugamba. Ijambo ryatubwiye ngo amaze kubatoranya no kubabara, yasanze aba badahagije. Ariko yareba ingabo zimuteye zo mu Bedomu, agira ubwoba cyane, bimutera kugana umugenzi we umwami w'Abisiraheli, ndetse amusaba ko yamugurira ingabo zirenga 1000 z'intware zo mu Bwisiraheli zikifatanya n'ize, kugira ngo babashe kurwana n'umwanzi wabo wari ubasumbirije. Ariko ubwo yari yamaze kuzishura izo ngabo, zamaze kugera mu ngabo ze, ngo ijambo ryatubwiye ngo umuntu w'Imana azamusanga. Iri jambo ngo umuntu w'Imana yaje amusanga, arangije aramubwira ati mwami, Imana iravuze ngo ntutabarane n'ubu bwoko bwa Isiraheli. Imana iramubwira ati nubwo warwana urugamba ufite ubutwari bungana gute, ngo ntabwo ushobora kurutsinda, bitewe n'uko ubu bwoko bwa Isiraheli Imana yari yarabuvumye kandi yarabuteye umugongo. Imana iramubwira ati nuramuka wibeshye ukagendana n'ubu bwoko, nta kabuza ndaguhana mu maboko y'ababisha bawe. Ikindi gihe cyatuma uyu mwami Amasiya amubwira ati none se amafeza nari natanze ku bw'izi ngabo biragenda gute? Umugaragu w'Imana, umuhanuzi w'Imana aramusubiza ati ibyo wikomeza kubitekerezaho, icyo usabwa ni ugutekereza ku itegeko Imana iguhaye, naho ibindi byose Imana yabigusubiza ndetse ikagukubira. Reka nkubwire nshuti mwene data, uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo ikintu Imana ishize imbere, ndetse nuko wayubaha ndetse ukagendera mu nzira zayo. Uyu mwami yari afite ikibazo cy'ibyo yaguze izo ngabo, ariko uyu mugabo w'Imana aramubwira ngo wihumura, Imana ishobora kuguha n'ibirenze ibyo ngibyo. Igihe cyose wagendeye mu nzira yo
gukiranuka, igihe cyose wagendeye mu nzira yo kumvira Imana, Imana ishobora kuguha ndetse ibikubye cyane ibyo watekerezaga. Haleluya! Nkwibutsa ko turimo turaganira ku ijambo rivuga ngo iyi Mana yacu ifite imbaraga zo gutabara kandi ikagira n'imbaraga zo gutsinda. Uyu mugabo rero ubwo yari amaze kubona ingabo zo mu babisha be, ubwo yari amaze kubona ingabo zari zimusumbirije zo mu Bedomu, ubwoba bwaramwishe, yigira inama zo kujya kureba, kujya gutira izindi mbaraga mu gihugu cy'abantu Imana itemeraga. Ndakwibutsa ko kino gihugu cy'Ubuyuda n'Ababenyamini nicyo Imana yari yarisigarije nabwo kubera isezerano yari yarasezeranye n'umugaragu wayo Dawidi, ubwo yamusezeranyaga ko nta mwana ukomoka mu rura rwe uzigera ubura ku ngoma. Icyo nicyo cyatumye Imana yisigariza ubu bwoko bw'Abayuda ndetse n'Ababenyamini. Ubundi bwoko bwiyomoye kuri ubwo ndetse buragenda bushira ibigirwamana ku misozi, butangira gusenga izindi mana, butangira gukorera izindi mana zitavuga kandi ntizumve, imana zaremeshejwe n'amaboko y'abantu. Iki nicyo cyatumye Imana ihindukira igatera umugongo ubu bwoko bw'Abisirayeli, ariko ikisigariza ubu bwoko bw'Abayuda. Rero ubwoko bw'Abayuda nibwo uyu mugabo Amasiya yarabereye umwami. Nicyo cyatumye umuhanuzi w'Imana aza kumuhanura kugira ngo adakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko reka nkubwire nshuti mwene data, icyari cyateye uyu mugabo Amasiya kuba yajya kwitabaza, yari yatakaje ibyiringiro ndetse yibagiwe imirimo y'Uwiteka Imana ye. Yari yaribagiwe imirimo y'Uwiteka Imana we, ndetse bituma yiringira abana b'abantu. Uyu munsi wa none hariho abantu biringira abana b'abantu aho kugira ngo biringire Imana yo mu ijuru. Hariho abantu biringira ubutunzi bwabo aho kugira ngo biringire Imana ishobora byose. Iki nicyo cyatumye umuntu w'Imana asanga Amasiya, aramubwira ati, mu mwana w'Uwiteka Imana, uramenye wikwiringira abana b'abantu, ahubwo hindukiza amaso yawe urebe Uwiteka. Iramubwira ati, reba Uwiteka niwe byiringiro byawe. Nuko uwo mugabo atangira kujijinganya. Imana iramubwira, turamenye utibeshya. Uyu munsi wa none ushobora guterwa n'ibibazo, ukagira urugamba rugukomereye rukagutera ubwoba, ndetse wamara guterwa ubwoba n'ibitero ndetse n'imbaraga Satani arimo arakurwanisha, ugatakaza ibyiringiro ndetse ukumva ubuzima bwawe burarangiye. Hari ibigeragezo byinshi bishobora kukugeraho ndetse ukibwira ko Imana yagiye kure yawe. Reka nkubwire nshuti mwene data, Imana ntago yigeze kujya kure. Ifite impamvu ishize urwo rugamba imbere yawe, kandi yateje urwo rugamba n'izatsinda nuramuka uhagararanye nayo ndetse ukayizera. Imana yanga umuntu uyitera umugongo ndetse agakora ibyo gukiranirwa, ngo ariko uwukiranuka wese Imana ntiyigera imuhana. Igihe cyagiye kigera mu bwami bw'Abisirayeli, abami bose bakagenda bagandira Imana, bagakora ibyo Imana itifuza, ndetse bakagenda bakora ibintu bibi cyane kugeza ku rwego Imana yemeraga kubahana mu maboko y'ababisha babo, ariko ikisigariza abayizeraga. Haleluya! Iyo wayizeraga ugahagararana nayo ndetse ukomatana nayo, ntabwo yigeraga igutenguha, ahubwo yaguhaga ubutsinzi. Haleluya! Uyu munsi wa none ushobora kuba usumbirijwe, ariko reka nkubwire nshuti mwene data yuko mu ijuru dufite Imana ikomeye. Reka nkubwire nshuti nziza, mu ijuru hari Imana ifite imbaraga zo gutabara. Wikwisunga ibi bintu uri kubona, witumbera ibi bintu uri kubona, witumbera urwo rugamba.
sinzi ibyo uri kunyuramo muri kano kanya, ariko ndakumenyesha yuko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga zo gutabara, kandi uwiringiye Imana wese ntazigera akorwa n'isoni, kuko irwanira ku ruhande rwe, imanura ingabo nyinshi cyane zikarwana ku bwawe. Uyu mugabo Amasiya ngo amaze gukora ibyo ngibyo, Imana imugabiza ababisha be. Haleluya! Imana imugabiza ababisha be, aragenda arimbura abanyedomu, arabarimbura. Imana imuha ubutsinzi kubera ko yubahaga Imana, kubera ko yari yumviye Imana. Nicyo gitumye nawe nkubwira ngo shuti mwene data unteze amatwi, kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ikintu Imana igusaba muri kano kanya, we kora ibyo gukiranuka, ukora iby'ubutwari, ukora ibihesha Imana icyubahiro, ibindi byose Imana ibigukorere. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mushakisha n'umwete mu maso h'Imana, ibindi byose izabibahera ubuntu, ibindi byose uzabibaha nk'inyongezo. Imana yacu iraduha ubutumwa kuri uno mugoroba, iratubwira ngo mwana w'Imana, tumbera Yesu, tumbera Yesu niwe byiringiro. Igihe kimwe ubwo Yesu yarari kumwe ngo n'intumwa ze, ndetse bamaze gusangira, arazibwira ngo nimwambuke mugere hirya, ndaza mbasange, kuko yari akiri kuganira nabo yarari kwigisha. Ndetse burira ijoro rirabafata, intumwa ziri mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka aratubwira ati mu gitondo cya kare bagiye babona umuntu aza akandagira hejuru y'amazi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo intumwa za Yesu zahise zishya ubwoba. Zimaze gushya ubwoba ziravuga ati noneho birarangiye, ngo noneho birakomeye. Harimo umugabo witwaga Petero wakundaga kwishanutsa cyane. Uyu mugabo rero yatewe n'ubwoba, bituma baza Yesu ati ninde wowe, urinde wowe udusanga? Ariko Yesu arababwira ati ni njyewe. Uyu mugabo aramubwira ati nimba ari we koko, tegeka nange nze ngusange. Ndetse Yesu aramubwira ati vayo kandi urabikora. Petero yarabikoze, agendera hejuru y'amazi. Ariko ageze hafi y'aho Yesu yarari, atangira guterwa ubwoba n'imihengeri, atangira guterwa ubwoba, ndetse n'ikintu yarakoze kitari kiri mu bitekerezo bye yumvaga kidashoboka. Atangiye guterwa ubwoba n'imihengeri, ndetse atangira kwibira mu mazi. Imana yacu nishimwe. Ubwo Yesu yaramubwiye ngo ngwino, yaramubwiye ati tumbera njyewe. Niyo mpamvu muri kano kanya nkubwiye ati tumbera Yesu gusa, wihanga amaso ku miraba n'imihengeri iri mu nyanja. Yesu niwe byiringiro byawe, numutumbera nta kintu uzaba. Yesu yahise afata ukuboko kwa Petero, aramubwira ati gira kwizera, gira kwizera. Nanjye ndakubwira muri kano kanya ati gira kwizera, Yesu azakugirira neza. Numutumbera ndetse ntutumbera ibyo bibazo uri kunyuramo, nta kabuza Yesu azagutabara. Nugira imbaraga ndetse n'umwete mwinshi wo kumushaka ukamutumbera, nta kabuza Yesu azagutabara, nta kabuza Yesu azakugirira neza. Imana yacu nibarengere kandi bagirire neza. Imbaraga n'amahoro n'ubwiza byose bikomeze bibabeho. Nongera kukubwira ngo komeza muri iyo nzira nziza, ndetse niba utari mu nzira yo kwizera, nimba uri mu nzira yo gukora ibidashimwa n'Uwiteka, nshuti mwene data ndakubwira ngo gendera mu nzira nziza, kuko mu ijuru hari Imana, kandi hari Imana ishobora byose, hari Imana iruta abantu, hari Imana irusha imbaraga abantu abo ari bo bose kuri iyi si, ndetse no mu ijuru ndetse no munsi y'isi. Dufite Imana yaremye ibi bintu byose, dufite Imana ishaka yuko tuyiringira kandi tukayizera. Iyi Mana ntikunda umuntu uyigereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyi Mana ni Imana y'ifuhe, ishaka kuyihereza icyubahiro ndetse ugahereza ibyiringiro. Byababaje Imana ubwo uyu mwami Amasiya yatakazaga ibyiringiro kuri yo, yarangiza akajya kwiringira ingabo z'Abisiraheli. Uyu mukozi w'Imana yaramubwiye ati ariko wibagiwe
wibagiwe yuko iyi Mana yacu yagiye igukorera ibintu bitandukanye. Haleluya. Iyi Mana yacu hari imirimo myinshi yagiye ikora, ndetse iturengera muri byinshi, iradutabara, ikwereka imbaraga zayo kugira ngo ukomeze uyiringire. Ariko hari igihe kigera ukareba ikibazo urimo ugasanga kirakomeye cyane, ariko ukibagirwa yuko nta gikomeye nk'Imana yacu, ukibagirwa yuko Imana yacu ikomeye kurusha ibindi byose, ukibagirwa yuko Imana yagiye igutabara mu bintu bikomeye kurusha ibyo uri kubona, ukibagirwa yuko Imana yagiye kurengera muri byinshi biruta ibyo urebesha amaso. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nshuti mwene data, wireba cyane ibikubabaje, ibiguteye ndetse imvune, ibikuvunnye umutima, wibihanga amaso, ahubwo ibuka ibyo Imana yakoze ubwo byashakaga kugukuraho. Ibuka ibyo Imana yagukoreye byaguhigaga, ibuka ibyo Imana yagukuyemo byari bigukomereye. N'uyu munsi ukomeze wizere ko iyo Mana ndetse ikiriho kandi izahoraho. Ijambo ryo niko ritubwira ngo izahoraho ibihe byose, ndetse izagutabara igihe cyose uzaba ufite ibyiringiro muri yo.